Let me cry for the first motherfucking time. Bagera hariya ngo Tino ntukarire ninde utarira se. Akanusubira ngasubiza inyuma. Yago. Yes, turongeye turabashuje cyane abantu mukunda Best 23 TV tubibutsa yuko iki kiganiro ari the comment tukaba tugiye gutangira dukora inkuru zigiye zitandukanye ziba zigenda ziyitinga hano mu iki gihugu cy'u Rwanda kandi ndabizi neza ko mugenda mubikunda. Ubutumwa bwanyu ndabubona hano yuko mukunda ibyo dukora kandi mubyishimira muhora mutubwira ngo twabikora neza kuruta. Ndabikunda cyane. Mukomeze rero mutwandikire duhe ubutumwa bugufi mutubwire icyo twahindura kugira ngo ibyo turi kubategurira cyangwa se icyo tubakorera byose bigende babera byiza cyane kuruta. My name is Asmani Nyanza. Ase ufite ikihe kibazo? Mfite ikibazo cyawe. Jewe nirirwa muri inzu zanjye. Ntabwo nzakurishwa mu burenganzira bwanjye nk'umugore. Sibyo? Uburenganzira bwawe mba nabwo guhaye. Ntabwo wampaye kuko umudi kuburwanira. Uburenganzira bufite kuko uri umugore wanjye. Ari ikindi se? Kuba ndi umugore bivuze iki ku izina gusa? None? Papa ide hapo hapana. Papa nta hantu uri bujye sibyo tugende mu cyumba hanyuma iminota mike yanyu mutongera ugende kandi ntabwo ndibongera kwirukanka inyuma. Ushobora kumpumbya amafaranga menshi mu minota mike. Amafaranga menshi aruta njyewe. Amafaranga aruta njyewe. Nyuma rero yuko ntabwo imbere. Mumenye inkuru nyinshi cyane cyangwa se musome ibinyamakuru byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hari filime mutajya mukunda kureba kandi bamo ibintu byinshi cyane. Sinzi nimba ari byo muri filime cyangwa ari ubuzima rusange. Uyu musore mureba hano bamwita Papa Idi mu muturanyi muramubona cyane. Ahangaha yananiwe nyuma yo kunanirwa gukemura ikibazo cy'urugo umugore amwishyuza amubwira ati sinaje hano sindi vaze sindi iki sindi ngo uyu hano kuba ndi umugore bivuze iki ku izina gusa none sindi vaze sindi iki tugende mu nzu umunsi akazi nakukora. Burya wa mugabo ntabwo yarahuze cyane cyangwa se hari ibindi byari bimuraje ishinga. Yabwiraga umugore yuko najya ku kazi natajya ku kazi ibyo byo kuryama atazamutungisha cyangwa bigire gute. Ariko burya mu by'ukuri yaragiye mu marushanwa yo kurya basigaye akina amarushanwa yo kurya. Amarushanwa aragwira ibi mbiheruka ari bya Temarigo none ndabona umusaza Ngiticidi Papa Idi mu muturanyi Sihaka mu buzima busanzwe ndetse na mugenzi we bamwita Mugisha n'abandi bose ndabona cyane amarushanwa yo kurya hateguye mu kayiherera n'ubundi arayanye ku giti cyanyu mutumira abandi batari abandi bashyashya. Ikizima ni uko umuntu ari ngiye murangana n'abantu bambwira ngo umuntu munini yaba munini utariye. Niyo mpamvu Papa Idi wowe uba munini cyane uba wariye pe uranahagurwa gura stretching. Turabashimiye cyane rero mukomeze muburire Papa Idi agabanye aya marushanwa yo kurya ahubwo akora amarushanwa yo kwiruka kugira ngo bigaruke kuri gahunda. Agabanye itaye iri kubuza gukemura ibibazo by'urugo. Bihindure witekerezeho ukore siporo ujye muri gym tonic. Ibyo bintu by'amarushanwa yawe yo kurya ntabwo bikenewe. Ubwaho ukuntu ungana no gufata amafunguro kandi ndabona bakugaburiye n'ipirawu amavuta ajya mu yandi mavuta. Kora siporo Mama Idi mu rugo akubone umuhe serivisi neza yo kwamuzanya mu rugo iwawe hari ndetse na Idi mube hafi yiwe. Naho bitabaye ibyo Temisa zabigukorera. Ukoze cyane. Gendo TV n'amasegonda 40. Kwinanura se ntabwo byemewe. Ikizima ni uko umuntu ari kanyine banze bimanuke bigere mu nda ubundi. Tugomba msebe kumara igihe kirekire mu itangazamakuru noneho ubu yasinyiye ikinyamakuru bita City Radio aho agiye kujya akora ikiganiro cya nimugoroba. Uwo mugabo nta wundi rero nyuma yo kuvuga ibintu byinshi bitandukanye akaba MC mu bitaramo bigiye bitandukanye ibikomeye cyane nka Guma Guma Superstar. Twari tuzi ko yabonye agatubutse ariko burya mu by'ukuri amafaranga tubona babaha ntabwo biba ari neza bafite ukundi bayakoresha naho bikagena. Umugabo rero bamwita MC Tino nk'uko mureba hano akaba yasinye gukora kuri radio ya City Radio azajya akora ikiganiro n'ubundi akunda ibintu by'imyidagaduro
ariko mu minsi ishize yari ari gukora yakoreraga ahantu nawe ariko sinzi bye uyu mugabo ashobora kuba nawe muri we afite ikibazo cyo kuba ataramba ahantu bagize gutyo bamugize umuyobozi wa Country FM. Iyo ni radiyo ikorera muri Rusizi, ikaba ari iy'umugabo bita Nipoji nyiri Country Record, aho muzi hakorera umuntu bita Element. Abamugize umuyobozi w'abanyamakuru wa radiyo ageze ati yarahamaze corona yose abona biranze ati niviriyeyo. Ageze i Kigali abafunguye icyo bita Dream TV ikorera kuri YouTube, aho yatangaje amagambo akomeye agira ati impamvu nafunguye Dream TV nuko nsigaye mbona abayago bagera mu modoka yabo ba Philipita bafite za TX, kavuga ati nanjye gute. Bano bapeti baje generation yaje mu itangazamakuru vuba irategura izi byizi gukora, namwe mwakoze igihe cyanyu ni mwabibyaza umusaruro, mujye mwihangana rero nimugakora ibintu kubera yuko abandi babikoze. Ndabwira wowe MCT wisubire n'akazi bafite aba DJ, utumye umwana w'umu DJ amaze imyaka 2 n'akazi afite nako DJ azaguhereza vyo ngwe DJ nuze yavuze gutya yaturishije mbego gahinda bya bindi mwandika za caption zanyu turazinaziyaza mwebwe muhindure caption. Niyo mpamvu nakoze na Dream TV, reka nanjye nicara ari iwanjye kwa Papita afite jaride, iriya jaride niyo kwa Papita. Nyuma yo kuba yaramaze igihe asa nkaho n'akazi ka radiyo runaka akorera cyangwa se ikinyamakuru kizwi ku rwego rw'igihugu cya FM cyangwa televiziyo runaka, ubu yagaragaye noneho kuri City Radio. Mugiye kujya mumukurikira rwose, umusaza kabisa uzi n'icyo gukora, ufite n'uburambe mwaka kazi. Si wowe wenyine rero kuko turagaruka ku nkuru ya kabiri. Nyuma yo gutegura abantu bagakora ibintu byinshi, bagatekereza, bagasakuza, bakavuga ati ibi bintu ntago ari umuco mwiza. Uyu musore bamwita Patino uko mureba hano rero yagerageje nawe gukanga adversaire no kubeshya abantu yateye ivi kugira ngo nawe nyine tumwibasire cyangwa se tumuvugeho mu itangazamakuru. Uyu musore rero naje gukora amakuru neza nsanga yarabeshyaga, ni comedy harari makina yari yikinira comedy, arangije ashyira ifoto hanze abeshya abantu ngo yateye nibishoboka, kuko niyo comedy yiwe iyo ukurikiye usanga nyine anasaba amafaranga yo kugira ngo ajye gutera muri iyo comedy. Ibintu byanyu cyo kubeshya abanyarwanda mubabwira ngo mwakoze ubukwe bishobora kuzabakurikirana ugasanga mubigizemo ingaruka zikomeye. Umukobwa wakundaga yabona bashyize ifoto nk'iriya hanze akahita kureka. Mwakoze ibintu bifite umurongo mukamenyesha abantu ko ari filime muri gukina, mukareka gukina n'ubwonko bw'abanyarwanda. Ibi bintu nabyo bicike. Ejo bundi ni Marina nawe ngo yari yabishyize hanze ibifoto nk'ibi. Ibi bintu bicike, biveho ntabwo tubishaka. Muri comment twe turabanenze turanabagaye, nimuzasubire ako gatwiko kanyu mu gatwike mukora ibikorwa tubivugeho, ariko mureke kuzana ibintu byanyu bidafite umurongo byo kuvuga mutwika ibintu bitazazima se byo ngo bibamarire iki. Nuko rero uyu musore bita Patino muramuzi muri comedy zigiye zitandukanye hano mu Rwanda, azi ibyo akora kandi koko ni umuntu w'umugabo azi gukina. Mufite muri comedy nta kibazo mwagira, ni umuntu umeze neza cyane. Nyuma rero yo kubabwira iyi nkuru y'uyu mugabo bita Patino abantu reka twigendere. Buriya ngo amarangamutima aba mu mutima w'umuntu ndetse no mu muntu uwo ari we wese ahava akagera. Ibyo twabonye rero kuri izi tariki 28 z'ukwezi kwa 10, aho abanyeshuri bari barangije amasomo yabo hari igishari, bahawe ipeti ritoya rya officier, bari bari gusuza guhura n'imiryango yabo, ubona ko bafite amarangamutima yabarenze. Mwana nk'umusore uyu mukobwa nawe aragira ati Imana ishimwe kuba twongeye tukabonana mama. Abarongeye n'uyu musore nawe mwana yarize yarogoye. Ntabwo rero amarangamutima ajya afata umuntu ngo no kubera ko ari umuntu runaka, ngo no kubera ko bimeze bite, ngo no kubera ko bigize gute, ngo no kubera ko wambaye umwenda runaka. N'abapolisi n'abasirikare bagira uko biyumva, nabonye ku mbuga nkoranyambaga babivugaho ukundi kuntu, ariko mu by'ukuri ibi ni ibyishimo bari bafite, nubwo yenda barenze
kuba nyine bari karume bakamwenyura bakanarira bikarenga nyine ku murongo w'ibyo yenda babaga biyemeje cyangwa iki. Ubundi tuzi ko abapolisi ari abantu bagomba kuba strong, ariko ubona akabaraga ko kuba strong mu mutima karatakaye nyine bagaragara nk'abantu nyine runaka baranarira. Si ibyo gusa rero, kubera ko byari byishimo ku miryango yabo kuko yari babonye mu mezi bari bamaze bari gusoza amasomo yabo hariya, nabo byari byishimo kuri bo kongera kubona umuryango wabo baragiye nta kintu bafite, bakagaruka bambaye utunyenyeri. Izi nyenyeri ziba zikaze, zisaba gukora cyane kugira ngo zibone, ntabwo ari umuntu wese uzibona. Rero ni ibyishimo kuri bo, ni ibyishimo kuri famiye, ndetse n'ibyishimo ku banyarwanda bose muri rusange. Urabona ko duteye imbere. Hano urabona ko hakoze abakobwa 80. Abakobwa 80 barangije muri iki cyiciro. Hano ko ari abakobwa benshi, ni iterambere ku mwari n'umutegarugori hano mu Rwanda. Ubona ko ibintu byose biri kugenda biba byiza cyane kuruta. Rero nyuma yuko tukoze kuri iyi nkuru, ndagira ngo mbabwire akantu kamwe. Buri muntu wese afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo cye, kandi hano kuri the comment akagitanga neza, akatubwira ibyo twahindura kugira ngo ibintu bigende neza. Nyuma yo gutanga rero ibitekerezo byanyu, na nimero tuba twazishyizeho, ushobora no kuduhamagara ukatubwira ati bimeze uku, ndashaka ko mubigenza uko, kuko iki kiganiro nimwe cyashyiriweho, kandi nawe nimba hari amakuru ubona twavugaho akaba meza cyane kuruta, ndabizi neza ko bizagenda neza cyane. Rero ikibatsi cy'urukundo gikomeje kuzamuka cyane kuri uyu mukobwa bita Ariella Wise ndetse n'uyu musore bita Juno Kizigenza, nyuma yuko ashyize indirimbo hanze nyinshi zitandukanye, ariko akaza gukora iyo bita Birenze. Uyu musore urabona ko akomeje kwerekana ko akundana n'uyu mukobwa cyane. Sinzi nimba ari urukundo cyangwa ari ugucuruza, turabisobanukirwa neza, kuko mbona urukundo rwabo cyane bashaka kurukorera ku mbuga nkoranyambaga cyane kuruta kuba barukora hagati yabo ari babiri ngo bategure imishinga ifatika y'ejo hazaza y'ubukwe bwabo. Simbizi neza rero nimba bizaba ari byiza kuruta, simbizi nimba ari ibibazo bazitera mu myaka iri imbere ugasanga, kuko hano mu Rwanda twagiye tubona ibintu byinshi bitandukanye tutatinya kuvuga, by'abantu bagaragara mu bintu runaka berekana ko bakundanye, ariko bikaza kugera nyuma bikarangira. Ntabwo twavuga ngo tugere tutavuze ku nkuru. Hari umugabo bita Safi Madiba ndetse no bita Butera Knowless, urabizi ibintu byabo hano mu iki gihugu byaravuzwe cyane, birasakuza baracuruza baramenyekana, nubwo wenda kijya iterambere ryari kiri hasi cyane, abantu bataramenya ukuntu ibintu bimeze, ariko mu by'ukuri byaje kurangira. Ndizera rero ko niba ngibi bishobora kuzarangira. Sinzi nimba koko ibi bintu bakora ari uburyo bwa business cyangwa se ari uburyo bw'urukundo rusange, bakaba bakundana nk'uko rimwe na rimwe bakunda kubitwereka. Nyuma rero yo kubona murabona ko bagiye bashyira amafoto hanze bari mu rugo iwabo, bamanitse amafoto ku bikuta n'ibiki, ndetse bagaragaza amaze kumukoresha mu mavideo agera kuri 2 y'indirimbo bakoranye. Hariyo bakoranye murayizi Away, ejo bundi yakoze iyi ngiyi Birenze amushyiramo. Juno n'umuhanzi rero ukomeye cyane uri kuzamuka cyane mu bintu bijyanye n'igishegu. Misiri imbere turamwita perezida wabyo, kubera ko ndi kubona agenda yambura inkoni y'ubushumba ba nyirabyo. Wari boss we, Bruce Melody arimo yaragenda amwambura inkoni y'ubutware amubwira ati n'ibyo yishinzwe ni nanjye ugomba kwirinda. Ubwo ndavuga inkoni y'ubutware mu bijyanye no kwandika umujyo w'igishegu, kuko nanga yaragira ati azamukoma amabi imani mayubutunzi nakwata nagukoma amabya naguha cash simbizi nimba ari amabya cyangwa ari ikindi kintu, ariko urabyumva nawe wisesengura nk'umuntu mukuru, nkuko amubwira ati nzakwibagiza amarira agahinda kose yaguteye n'ibiki. Kandi utagira ngo hari undi muntu yabwiraga muri iyi ndirimbo, nuyumva neza uzasanga ari kubwira umusore bita Kenisoro. Kenisoro yakundanye n'uwo mukobwa munanira bimunaniye, undi aramwitorera aramuta, undi aritorera. None reba aho ibintu bigeze mwaka byaramwe. Abantu bakomeze bakore neza cyane. Nimba ari umuziki tuzabimenya, cyangwa nimba ari business yindi bapanze tuzabimenya, nimba ari no kubana nabyo kandi muzabikurikirana cyane. Hano kuri the comment buri kintu cyose muzajya mugenda mucyumva munakibwirwa 5 kwa 5. Yego rero nyuma y'icyo kibatsi rero cy'urukundo, indirimbo Birenze turi gukora iyi nkuru yari imaze kugira views 258.
ku rukuta ni mu gihe cy'iminsi 2 dore biragaragara ku rukuta rw'uwo mugabo bita Juno Kizigenda. Ngayo nguko nyuma rero yo guhura n'umugabo bita uyu musore mureba hano bamwita Mbanda Kevin. Mbanda utingwiki. Ego wakunze Grace rero uyu musore hano mu kinyamakuru kimwe yakoreraga kiganiro yakoranye n'uyu mugabo bita Yago kuri Yago TV show. Urumva hano Mbanda nawe ubwe ari gusobanura ibya Demeni mbere yuko ngira icyo nbivugaho nawe ubwe byaramucanze. Yaravuze ngo kuba yari muri Demeni ntabwo yari muri Demeni nk'umuhanzi, ahubwo yari muri Demeni nk'umuntu bateganya kazaba umuhanzi ngo barebe ko yazavamo umuhanzi. Ariko uyu mutipe aragira ati nta badrama nashaka byumve nka nyiri Demeni, ariko nge ndavugisha ukuri reka mbibwira abanyarwanda nari ndi muri Demeni nk'umuntu uzaba umuhanzi, ntabwo nari ndi Demeni nk'umuntu umuhanzi. Nyuma yo kuvuga rero kuri inkuru mise nibaza cyane ikintu bita Demeni ubundi kiracyabaho. Nimbivuga gutya nagira umuntu nyumva nabi cyangwa ngo nawe unyumve nabi n'undi muntu even na bad drama nge niko nabibonye ku giti cyane. Ntago nari muri Demeni nk'umuhanzi, ahubwo nari muri Demeni nk'umuntu bashaka kureba ko yaba umuhanzi. Niho hano habaye ikibazo. Niho hantu nge niko nabyanaje ku giti cyane. Ikintu cyatumye ngenda noneho biri nihuta cyane nari maze igihe nasore indirimbo. Yeba ko ikintu bade yambaje wowe urahari cyangwa nawe ntagurimo. Nicyo yambajije yagiraga nga making sure ko wowe ugihari ngenge hari. Nabana ngenda hari. Demeni igizwe n'abahanzi barenze 4. Muri abahanzi waje kwikubitiro bamwita Safi Madiba, abayinjiranyemo n'uwo bita Queencha, yinjiranamo n'umukobwa wanyu bamwita Marina Deborah waje gusezera nyuma akagaruka tutanazi neza nimba kirimo. Nyuma bafatiye umwana bita Kevin Mbanda mu marushanwa bari bateguye murayazi bafatanyije na Tekno, baramufata bamujyana muri Demeni. Demeni twumva ngo yazanye aba producer bagiye batandukanye. Demeni twumva ngo bayihaye manager cyangwa se uyirinda uyibungabunga gareba inyungu zayo. Muramuzi nawe wakoze rebo yiwe, nyuma barashwana. Demeni bigize gutya Jay Paul afunguwe imuteretsemo, turavuga duto umuziki w'u Rwanda ugiye kubyara umusaruro. Demeni yikoza Tanzania bituzaniye abastari. Muribuka indirimbo ya mbere ubita Safi Madiba yikoranye n'ubita Live. Turavuga duto Demeni nyamara basanga igiye kuturutira amarebo yo muri iki gihugu y'abaringa. Turavuga duti Demeni ni igiye kuzahura umuziki w'u Rwanda ibutumbagize ugeze kure. Demeni dutegurira za show zitandukanye hano muri iki gihugu cy'u Rwanda, turemera amapata atandukanye, abambaye neza bagize gute. Demeni ikora akazi karishinzwe kubita Tanzania tuzaniye uwo bita Harmonize muri WCB, araje akoranye indirimbo n'uyu mukobwa bita Marina murayizi. Demeni ndatangira twereka ko ari Demeni pe, twereka ko Demeni ari Demeni. Aciye kabiri banumvise umwe ngo ngenda sezeye navuye muri Demeni, ngo bamwita Safi Madiba. Jay Paul yagiye mu matangazamakuru nawe ati nanjye ati ibi bintu ndabirambiwe. Aba baragiye kera kabaye Marina ati bye, abaragiye kera kabaye aragarutse. Twongeye twumvise uyu bita Queencha nawe ngo yarigendeye. Noneho bita Mbanda nawe wasigayemo yaje kugenda ari nawe yatangaje aya magambo akomeye akimara kwikorera indirimbo yishyize hanze bita Fine. Nkunguzi no kuririmba cyane ubishoboye pe, ariko nawe bigaragara ko nyine bishobora kuzagorana kubera ko murabizi kuba wari ufite management ukayivamo ukajya gukorera ahandi hantu wijera ku giti cyawe biteza ikibazo.
sindi butinde mu biganiro cyane cyangwa se kugira gute kuko ibyo yivugiye mwabyumvise kandi dore n'ubu ni mu byumve. Ntago nari muri The Men nk'umuhanzi, ahubwo nari muri The Men nk'umuntu bashaka kureba ko yaba umuhanzi. Niho hano habaye ikibazo. Niho hantu ngiye niko nabyanarije ku giti cyanjye. Ikintu cyatumye ngenda noneho biri nihuta cyane, nari maze igihe nasohora indirimbo. Utuma nikokora kandi ukanansiga nishujuta, njye mpora n'igihunga ndi kumwe nawe. Yes, nyuma rero kureba iyi ndirimbo bita Fina mwari murimo mureba y'uyu musore bita Kevin Mpanda, nkaba ngarutse mbabwira yuko ndimo ndagara ku musozo w'ikiganiro babwira yuko mukomeza kudusharinga ibitekerezo byanyu ubundi mukatubwira uko mwabona twakora ikiganiro kikabanyura cyane kandi mukabona ko ibintu bimeze neza cyane. Hari ibintu nabonye bubakiraho hano muri iki gihugu ugasanga si byiza, ugasanga bafashe umwanya ujya kureba ziriya video YouTube nayo ubwayo idakunda, wanze kureba video zifite agaciro, ugasanga rimwe na rimwe urabifashe sinzi nimba gusharinga ku muntu yenda gufasha umuntu hari ikibazo bigutwara, ariko komeze mudushyigikire mudufashe kugira ngo tuve ku rwego rumwe tugere ku rundi kandi ikiganiro kibe developed kibe kinini cyane nkuko mwagikunze. Bakita The Comment, televiziyo bayita Grace 23 TV, hosta uyu munsi ngiye banyita Asumani Nyanza, nyuma ya kamera ho murabizi dukorana n'umuntu bamwita Keizo. Nushaka kumenya Keizo uzambwire mubwire uko bimera, buri gasozi kose kagira inkuru. Uyu musore bita Keizo nawe nuko ibintu byose babizi cyane kandi bizera ko ari umusore w'inamakemwa. Nyuma rero yo kuba twarebye byose tukaba tuganiriye tukaba tuhuje, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde naho ubutaha.